Ngo shimire we wahisemo neza gukurikira ikiganiro izingiro ry'ubukungu gisanzwe kibageraho ku munsi wa kabiri, wa kane n'uwa gatanu, ariko ku munsi wa kane bikaba ari ibintu tuba twakugeneye ingingo imwe y'umwihariko ishobora gutuma wowe mu buryo bwihariye wungukira kukuba uri umuntu utarigeze utezuka kuri gahunda zo gukurikira ikiganiro izingiro ry'ubukungu. Tugashyiraho ingingo iri butume usobanukirwa bimwe mu byagufasha mu buzima, yaba mu bijyanye no kwizigamira, yaba ari mu bijyanye no gushora imari, yaba ari no mu bijyanye no kuba wagira ubufatanye cyangwa kumenya amakuru atandukanye yaho wahahira. Ibi ngibi bikaba bishingira kuri izo ngingo tuba tubagezaho ku wa kabiri no kuwa gatanu. Bivuga rero ngo kuri uyu munsi wa kane twabateguriye kimwe mu biganiro bishobora kugushimisha, bishobora guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi uramutse umenya amakuru makeya gusa yagufasha kumenya aho ushyira amafaranga yawe uko angana ko ariko kose, hanyuma ayo mafaranga akaba yashorwa mu bintu bitandukanye byunguka, akazakungukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone binagufasha no kuba wakwirinda imikoreshereze itari ngombwa, itarimo imibare. Ibi rero turabigaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi izingiro ry'ubukungu. Yewe ukwakiriye unagushimira ku mahitamo yawe, ndi Ruziga Emmanuel Masantura. Muri studio nkuko dusanzwe tubikora ndi kumwe n'umutumirwa kuri uyu munsi wa kane, akaba ari Jonathan Gatera, akaba ari umuyobozi mukuru wa RNIT Iterambere Fund. RNIT Iterambere Fund ni iki muraza kubimenya, ariko reka ngushimire cyane ko wemeye ubutumire bwacu. Ndabashimiye kuba mwantumiye. Ibi ngibi ndatekereza ko ubyumva nawe ko ari uruhare rukomeye mu bijyanye no guteza imbere bakurikira izingiro ry'ubukungu, kuko akenshi ntago bakurikira gusa ngo bumva amakuru, ahubwo banashaka n'amakuru yabafasha mu bijyanye no kwiteza imbere. Iki kiganiro gishobora kubamarira iki? Iyi ni imwe mu ngingo zishobora kuba zabafasha mu guhindura ubuzima bwabo. Jonathan Gatera, RNIT Iterambere Fund ni iki? Murakoze, kambanze mbashimire kuba mwadutumiye, kandi nshimira n'abakunzi b'iki kiganiro izingiro ry'ubukungu, nanjye ndagikunda. Kuba rero uko mbajije RNIT ni amagambo ahinnye, ariko ubundi mu kinyarwanda ni ikigega cyashyizweho na leta gifasha abantu kwizigamira mu buryo bukomatanyije. Ni ukuvuga ngo ufite make, ufite menshi, bagahuriza hamwe, noneho iki kigega mpagarariye cyo kigakora akazi ko gushora amafaranga. Ariko amafaranga iyo tuyakusanyije, umuntu ahabwa imigabane muri icyo kigega. Yenda nihuse, umugabane umwe watangiwe ufite agaciro k'amafaranga 100, umuntu yashoboraga kuguramo nibiro imigabane 20, ni ukuvuga ibihumbi 2. Na n'uyu munsi niko bikimeze, usibye ko agaciro kazamutse nyine bitewe n'uko amafaranga yagiye ashora akabyara inyungu. Ikigega rero mu by'ukuri uko giteye cyagiyeho ni icya leta, cyashyizweho na leta y'u Rwanda muri 2016, gitangira neza gishinga imizi muri 2017, aribwo abantu batangiye kwizigamira amafaranga, bagura imigabane uhereye ku bihumbi 2 bitewe n'uko umeze, hari n'abaguraga myinshi kurushaho. Nuko gitangira ubwo, ariko mu by'ukuri umwaka wagiye kurangira dufite nk'abantu bakaba yenda 1700, ariko n'amafaranga bari bamaze kwizigamira yarakiri make ugereranije, yari 1,400,000. Ariko uyu munsi aho kigeze birashimishije ko abantu benshi bamaze kukitabira, ariko noneho yenda ngaragaza n'akamaro kabyo, yenda turaza kubigarukaho cyane cyane. Burya kwizigamira ni ikintu umuntu wese yarakwiye kubanza mbere y'ibindi byose, kubera ko uyu munsi mu bihe turimo n'ubu tukirimo by'indwara n'ibizazane n'icyorezo, kenshi bitera umuntu atiteguye, ariko iyo wizigamiye birakugabuka. Ndetse turaza no kwerekana yenda imibare y'uburyo abantu bakitabaje. Ariko nsubiye inyuma gato, leta yagishyizeho ivuga iti nyamuneka, hari ukuntu abantu bibwira yuko kuzigama bikorwa n'abifite, ariko noneho reka duhere mu buryo n'umuntu twavuga ko afite amikoro makeya uhereye ku bihumbi 2, kuko ibihumbi 2 mu by'ukuri kubivuga yego ni menshi ugereranije, ariko rero no kuvuga ngo urayabyaza umusaruro w'ubwawe hari ubwo bigorana kubona aho wayashora kugira ngo abyare inyungu. Ariko iyo yakusanyije hamwe icyo kigega, kandi uko navuze ni icya leta, nta kuyakusanya ntacyo bigusaba. Ndavuga mu bijyanye no ko amafaranga yenda wishyura ikiguzi, kandi noneho n'inyungu uko yakabaye izari yawe, kuko mu ubwo buryo leta yashyizeho yavuze ko umuntu uzashora imari ye binyuze muri iki kigega, inyungu ye itazajya yishyura umusoro. Ndetse no kuvuga ngo umusoro urasonewe. Niyo mpamvu rero nshaka kuvuga yuko mu by'ukuri aya ni amahirwe leta yashyizeho
umuntu wese yarakwiye kwitabira nkuko nabivuze cyashoye imizi muri 2017 ariko uyu munsi aho tugeze tumafitemo abanyamuryango ku giti cyabo bageze ubungu ibihumbi 6,500 ariko hari nabandi babandi banyura muri bya bimina uziko hari mu Rwanda turabimenyereye abantu bishyira hamwe nko abakozi yenda ba RBA n'urugero mukaba mufite uburyo mwishyize hamwe bwa buryo mufashanya mugenda mugurizanya mugira mute birahari rwose bagira ngo wakoze ibyo rero mu Rwanda birahari abantu rero nk'abo ngabo barakaba kabihumbi 26 irumva ko ari umubare utubutse ugereranyije mu by'ukuri abantu muri iyo myaka ine navuga kimaze gikora n'abantu benshi umutungo wabo rero ubu ngubu tugeze kuri miliyari 17,300 miliyari 17 tuvuye kuri ya miliyari 1,400 twa muri 2017 iyi miliyari 17 rero mu by'ukuri zose zashowe ahantu hizewe tuzishora mu buryo urabizi wowe ngira ngo urabimenyereye byo bita impapuro mpeshwa mwenda za leta buriya ni uburyo bwo gushora imari bwizewe butagira ikibazo kubera ko mu by'ukuri inyungu yabo ni inyungu ifatika kandi nziza hafi ya yose niho yashowe noneho inyungu buri mwaka uko igiyiza ubundi ibara y'abanyamuryango ariko ro kubera ko abantu ari ukwiteza imbere nyine iyo nyungu nayo turongera tukayigura izindi mpapuro ku buryo amafaranga yagenda inyungu ibyara izindi nyungu yego ngira ngo yenda nihuse nko mu mwaka wanavuze wa 2017 inyungu yabonetse zari miliyoni 146 gusa urumva icyo gihe zari amafaranga akiri make ariko nk'umwaka ushize ndavuga imibare ntanga ni imibare yakorewe audit yakorewe isuzumwa n'abantu babifitiye ubushobozi nko mu mwaka ushize wa 2020 inyungu yabonetse yari miliyari 1 na miliyoni 400 ayo yose yarongewe y'abanyamuryango ariko yarongeye agura izindi mpapuro mpeshwa kugira ngo nayo uyu mwaka arimo arabyara izindi nyungu bivuze ngo umuntu wizigamiye bigitangira mu myaka ine ishize niba tuvuge reka dufate urugero rworoshye niba yarashyizemo igiceri cy'ijana mu buryo bworoshye kugira ngo abantu bose babyumve yarashyizemo igiceri cy'ijana bigitangira ibihumbi 2,000 aba ari byo yego ibihumbi 2,000 uko nagira ngo yenda byorohewe nkwereke ko agaciro ubu ngubu kageze kuri 160 ni ukuvuga ngo umuntu aje akavuga ati munsubize ijana ryanjye aho kumusubiza 100 turamusubiza 160 kandi hari n'inyungu yagiye abona yagiye ahabwa muri icyo gihe cy'imyaka 3 amafaranga yasubizwe inyungu ayihabwe kandi n'iyindi yaragiye ayibona buri cyane nuko bimeze reka tutagera ku mashami tutagiye ducagagura iki giti kugira ngo abantu babashe kubyumva neza kuko iyi ni ingingo yakomeje kugarukwaho kenshi turacyafite ikibazo cy'imyumvire ku bijyanye n'umuco wo kwizigamira mu Rwanda ibyo byose uvuze ni imibare myiza ariko ni imibare y'abantu bataragera ku bihumbi 30 ufashe bose hamwe bataragera ku bihumbi 30 mu bantu bagera kuri byibura miliyoni 60 miliyoni 6 n'igice byibura dufatiye hafi aho miliyoni 6 n'igice bashobora kuba bari ku myaka iri hejuru ya 16 ubwo tubariye mu bantu bakuru ariko n'umwana mutoya yazigamirwa wenda watizigamiye ubwo tubibaze muri ubwo buryo uwo mubare abo bantu baracyari bakeya ibihumbi 30 ni bake niyo mpamvu nshaka ko iyi ngingo tuyivuga mu buryo bucagaguye wa muntu w'i Kigali ubona umubyizi w'ibihumbi 3 ku munsi n'umuntu wa Kinyamakara ubona ibihumbi 2 umubyizi w'ibihumbi 2 ku munsi w'i Kigali ni ibihumbi 5 ngira ngo umubyizi wa Kinyamakara ni ibihumbi 3 bibiri n'ibihumbi 2 umubyizi nuvuga ngo n'uwarukira nuko nguko Kinyamakara narukira ni kimwe abo bantu babashe kumenya yuko amafaranga yabo afite agaciro mu ishoramari mukora uyu munsi duhere ku ngingo ya mbere kugira ngo umuntu abashe kumenya amakuru yanyu ayambere ayabonye hangaha kuri televiziyo Rwanda uwa mbere ukibasha kubyumva undi yarabyumvisha ariko byumvira mu hejuru atarimo kubifatisha neza aratangira gute kugira ngo afate amafaranga ye ibihumbi 2 nonaha abishore muri kiriya kigega kandi bitanga umusaruro tutaragera kure murakoze ubivuze neza nkuko nabivuze ikigega kijyaho cyari gifite yenda nk'inshingano ebyiri kubanza kwigisha abantu tugahindura imyumvire kuko buriya nubwo uvuze abo mu ibyo bice byo hirya ya Kigali n'abanyakigali ubwacu urebye umuntu uzigama
turi bake usanga kenshi udufaranga tubonye wihutira guhita uyakoresha mbere yo gutekereza kuziga ndetse bakanavuga ko nduwuhese iyo myumvire rero niyo leta ishaka ko abantu bose bumva yuko kuzigama buba umuco wa buri muntu wese uko waba ungana uko amafaranga waba ukorera ku munsi cyangwa se ku kwezi cyangwa se wejeje imyaka uvuga uti mbere yuko ngira icyo nkora reka mbanze nzigame kandi noneho azigame yizeye ko arazigama ahantu hizewe ariko noneho akazigama azi ko azabona n'inyungu ku buryo mbese nk'uko ikigega cyitwa iterambere fund ngo witeze imbere. Ibyo rero bivuze mu by'ukuri tugomba kwigisha nanashimira RBA tujya dukorana kenshi ariko noneho natwe ubwacu nubwo mu kazi dufite bundi twajyaga tujya kwigisha hirya no hino mu gihugu kubegera no kubereka uburyo bakwizigamira ariko nubwo umubare uri muto buriya mu by'ukuri abantu barabyumva ariko gufata umwanzuro niho usanga bamwe basa nkaho baseta ibirenge ariko noneho iyi nyungu ntabwo yakabaye ituma umuntu aseta ibirenge. Icyo nicyo nshaka kuvuga noneho ko n'ubundi imibare y'abantu biyongereye mu imyaka nk'ibiri ishize kuko mbere baravuga bati reka tubanze turebe turaza kujya kuri iyo mibare banza umbwire umuntu kugira ngo abashe kwisigamira rero nonaha kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro hari umuntu wabikoze kandi ashobora no kuba yatanga ubuhamya banza uvuga inzira hanyuma turagaruka kuri iyo mibare turaza kubisubiramo nka kabiri cyangwa gatatu nitubona iminota itwemerera kugira ngo byibura babyumve. Murakoze. Ubu ngubu biroroshye n'ikoranabuhanga ryarabyoroheje kuko mbere ubundi byasabaga ko ugomba kujya ku mabanki dukorana na banki zose ziri mu gihugu dufite konte muri buri banki. Umuntu rero iyo ashaka kuzigama ubundi mbere yagomba kuvuga ngo arafata amafaranga ye ayaverise cyangwa se agende kuri banki ayabitse nimero ya konte ya RNIT iterambere fund ayashyireho duhite tubibona n'ubu birakorwa ariko noneho mu rwego rwo koroshya hari n'uburyo bwo gukoresha mobile money kugira ngo abanyarwanda ubu ngubu benshi bamaze miliyoni zirenga 7,800 bakoresha uburyo bwa telefone. Ibyo byarorohejwe abanyarwanda nk'ubu ngubu mw'iki gihe tukangurira twese gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyurana. Ni buriya buryo bwo kwishyurana ukora noneho hari umubare wacu ndabubabwira noneho ku buryo umuntu ahita ayohereza amafaranga tukayabona ariko biba byiza iyo ukoresheje nyine telefone ikubaruweho kuko iyo ukoresheje telefone y'undi muntu tubona amazina ya wa muntu wakoresheje bisaba ngo masatura niba ugiye gukoresha mobile money telefone ukoresheje ibikubaruyeho kuko ikindi yenda ndi buvuge buri muntu wese ufunguye konte tumuha nimero ya konte ari ihwanye n'inimero y'irangamuntu ye. No kuvuga ko utarageze igihe cyo gufatira irangamuntu dukoresha irangamuntu y'umubyeyi we cyangwa se umwishingiye. No vuga ngo hari ibintu bibiri kuba ufite irangamuntu waba utayifite utarageze imyaka ukaba ufite ukwishingira noneho niyo telefone ugiye gukoresha kabikubaruyeho. Ibyo biroroshye rero ukora kara kanyenyeri 182 nkuko bisanzwe kanyenyeri 8 kanyenyeri 1 noneho twebwe umubare wacu na 3,800 3 ukandika umubare 800 ugashyiraho urwego. Iyo ushyizeho urwego rero buriya bihita bikubwira nyine yishyiramo barakuvuga ngo ugiye kwizigamira mu kigega iterambere fund ukagira amafaranga ushyiramo warangiza ugashyiramo wa mubare w'ibanga wawe icyo gihe ako kanya amafaranga turayabona noneho ukabona MTN noneho ukoresha Airtel nawe ni kimwe aho kuba uzi ko bakoresha ni imibare nimwe mu by'ukuri ya code ni 500 0,500 yo ni 0,500 hano wari wavuze 0,800 yego 0,800 yego icyo gihe rero mu by'ukuri duhita tubibona noneho amafaranga yawe uhita ubona SMS kubwira ngo wizigamiye mu kigega iterambere fund. Abakozi bacu cyo bakora baraguhamagara iyo ari ubwa mbere ubikoze baraguhamagara bakakubaza nyine umwirondoro kugira ngo bamenye koko ari wowe koko noneho bakaba bagusabana nimero y'irangamuntu yawe ukayibabwira. Ibyiza rero buri nimero y'irangamuntu ibintu byaroroshye niyo tuyibonye dukorana n'ikigo kishinzwe irangamuntu umwirondoro wawe turawubona ku buryo nta kwibeshya kwabaho. Ibyo rero bikorwa iyo utanga nyine amafaranga iyo wizigamira. Noneho rero
navuze ko amafaranga ari yo kwifashisha hari n'igihe none ubu yakeneye iyo yakeneye byo kugeza ubu ngubu ntabwo turayatanga mu buryo bwa mobile money tuyatanga tunyuje kuri konte yawe bisaba yuko uba ufite konte muri banki ni kugira ngo nibura bidufashe none ko erega burya bagoye n'amafaranga amafaranga agira ibyayo bisaba yuko nibura wowe uvuga utereka nibura amafaranga nituyakohereza ajye kuri konti iyo konti utarajya kure iyo konti unayitanga mbere cyangwa iyawe se iyo wiyandikisha buriyo tuguhamagaye turayigusaba tugusaba icyangwa buryo tuguhamagaye tugusaba amazina yawe yego nimero y'irangamuntu rero tukagusaba n'izina ry'umuzungura igihe wazaba utariho habaye ikibazo kivuga ngo ntabwo uhari noneho hakabaho noneho na nimero ya konti ubundi biba byiza iyo ufite na email idufasha kuko buri kwezi tukoherereza amakuru ajyanye na konti yawe kuba ufite email rero biroroha duhita tukohereza ukabona certificate ivuga ngo Masatura agejejemo 500 kuri iyi tariki bifite agaciro kangana gutya ayo makuru aba ari ingenzi ku udafite email twohereza kuri SMS ariko wenda nkosoreho gato kuri biriya navuze kuri Airtel uzi ko aho gukoresha 180 ni 500 na akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 none ugashyira wa mubare wacu 003 ni 038 yaba ari kuri Airtel ni 038 no kuri MTN ni 038 hose ni 038 abasanzwe bishyura bakoresha Airtel abasanzwe bishyura bakoresha MTN bazi uburyo basanzwe bishyura bazi uburyo basanzwe babikora bishyura ibicuruzwa cyangwa serivisi zitandukanye ubwo buryo uzabukora ariko nugeraho aho bakubaza kode ubwo ni 038 yego reka noneho ubwo umaze kubasobanurira ngingo tugaruke noneho kuri cya kigega cyacu iterambere fund ariko mu buryo bwihariye utaranatindaho cyane ubanze usobanurira abantu ubundi akamaro ko kwizigamira nakahe Masatura buriya kwizigamira na kera kose kwabayeho mu Rwanda urabizi ku mwero w'imyaka y'ibishyimbo bireze ikintu cyaba ababyeyi bacu bakoraga banzaga bakazigama imbuto bakazigama n'ibigihe cy'amapfa bavuze atenda nta wamenya uko ibihe bizamera ahubwo imvura itazagwa bakabanza bakagira ibigega hariya bakabishyira ku ruhande urumva noneho bagatangira bakavuga bati noneho tumaze kuzigama imyaka n'imbuto izatugeza ku wundi mwero bakabona noneho kurya ibisigaye uwo muco mu by'ukuri nawo ubu ngubu ukwiye kugaruka kavuga ngo noneho ko jewe ntafite aho mpinga ariko nubwo harabahafite ariko noneho jewe umushahara wanjye niba ari 100 n'urugero 2020 reka tuvuge 2020 reka imo turabwira umukozi uri mu rugo 2020 2030 2015 ko hari n'abahembwa ku munsi nshimire n'abantu rwose bizigamira buri munsi kuko barahari cyane cyane nk'abamotari abantu bakora buno bucuruzi tuvuga ko buciriritse bare abacuruza imbuto hirya no hino dufite ibihumbi 40 by'abamotari hano mu ariko abamotari rero buriya nabo tujya tuganira nabo hari ababyumva pe ariko hari abandi buriya mu by'ukuri baba bakora ibintu bimeze nk'ibiraka bese ukuntu babyita ugasanga mu by'ukuri iyo moto iba ari imwe ariko itunze nk'abantu nka batatu hari uruhererekane rw'abantu ariko harimo rwose abinkwakuzi agera gutya buri mugoroba ukajya kubona amafaranga arayohereje kuri mobile ukabona mu kigega arinjiye noneho yahashira nk'icyumweru hari n'ubikora nka 2 ku munsi abo bantu rero niba tuvuge uhembwe 20 kabuti nyamuneka kweje umuntu atazi uko bucya bumeze nibura fata ibihumbi bucyana yanda abanyarwanda nibura fata ibihumbi 2 abizigame afate yenda ibindi bitatavuga atayangaya na mituwere kwivuza buryo ibintu birajyanirana uvuze uti giye mfite nizigamiye ejo ningira ikibazo mfite aho nzakomanga noneho nikijyanye n'ubuzima nagikemuye
ahasigaye uvuga uti ngiye kurwana n'ubuzima noneho ariko ukavuga uti nibura 2 mbanze mbizigame ndimo ndarwana n'ubuzima bw'uyu munsi ariko ubwejo bwo ndabuteganyije ko buzaho umeze mu by'ukuri yenda ndi bubivuge ariko nk'ibi bintu bya coronavirus hari isomo ryatwigishije natwe ubwacu twibwiraga ko twari dusanzwe dukora ubwo buryo dukorana n'amabanki n'iki ariko twasanze mu by'ukuri hari ushobora kugera ukavuga uti bya bintu bishobora gukomera ariko nkubwije ukuri abantu bizigamiye mu iki kigega nk'umwaka ushize navuga ko cyabagobotse ntabwo ari ukwirarira cyarabagobotse kubera yuko mu myaka yagiye ishira mu myaka yashize twagiye tubona abantu bajyaga baza buri kwezi basabamo amafaranga kugira ngo akemure ikibazo runaka ariko ndakubwiza ukuri Masaturu uyu mwaka twagize abantu bagera kuri 1000 hafi 600 basabye amafaranga kugira ngo bakemure ibibazo cyane cyane igihe cyaguma mu rugo igihe mbere bajyaga basaba abana bagiye gusubira ku ishuri twajyaga tubona umubare munini mu kwezi kwa mbere ariko ubu ngubu cyagiye abantu bavaga muri guma mu rugo mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi umwaka ushize niba ubyibuka twabonye umubare munini w'abantu benshi bashaka ko utwo dufaranga tubagoboka kandi gasaba mu by'ukuri amafaranga afite ikintu abamariye kuko bamwe twagiye tunavugana icyiza nanone abantu ntabwo bigeze bayakuramo yose icyo gishimisha bikwereka ko abantu bamaze kumva akamaro ko kwizigamira yenda mu magambo make nko mu mwaka wa 2017 abantu 120 gusa nibo basabye ko bahabwa amafaranga mu mwaka wose muri 2018 abantu 320 urumva bari bake muri 2019 bari biriyongereye bitewe nuko n'umubare w'abizigamira bamaze kwiyongera bari 990 ariko mu mwaka ushize babaye 1560 bahabwa amafaranga agera kuri miliyoni 850 miliyoni 850 zagobotse abantu kandi ibibazo rwose barafite birakemuka kandi noneho kandi badakuye amafaranga badakuyemo yose abenshi yendana nabivuga hari wavuga afite giye mu mbarire ngejeje mwangaye y'inyungu ati mu mpinyungu noneho andi yandi asigaremo hari undi wavuga ati giye mu mpe ayangaya igice ikindi mbese bose nta numwe yakuyemo yose icyo mvuga rero cyo kwizigamira ko bitabara no muri uyu mwaka uzi ko covid ntaho irajya muri aya mezi 6 mezi 5 abanza tumaze kugira abantu 800 bamaze kuyasaba tumaze kuba hafi miliyoni 400 urumva ko ni ibiryo mbese bwo kugira ngo bakemure ibibazo mu buryo bwihutirwa itiro navuga nuko ngo nubwo uretse kwaka ayo mafaranga ngo amugoboke makeya mubikiye cyangwa murimo kumufasha no gushora hari ikigaragaza yuko uyu muntu ari kwizigamira ashobora gutanga handi bakamugira ikizere akaba yaniguriza n'ahandi ayo ngayo akayareka cyane ubundi mu buryo nakubwiye ko dukorana n'amabanki yose ari amafaranga uwizigamiye buri kwezi tuguha cyemezo kigaragaza amafaranga ufite mu kigega uko angana iyo rero bishatse hari certificate ni kimwe niyo certificate turwandikira banki tukabaha iyo certificate tukavuga ngo tugirana mbese amasezerano n'iyo banki tukavuga ati uyu muntu afite imigabane ye hano ntabwo azayigurisha cyangwa azahabwa amafaranga mbere mutamuhaye uburenganzira noneho banki igafata cyangwa ya certificate ikayifataho nk'ingwate noneho ikabamuguriza amafaranga birakorwa ndumva ari igitekerezo cyiza reka turebe noneho mu buryo ubwo kuko iminota yacu nayo ntabwo itworoheye ariko ndahamya neza yuko abarimo kudukurikira intego turimo kugenda tuyigeraho yuko mugira byibura ubumenyi bwiyongera kuri bwinshi mwari musanzwe mufite nk'ubu ngubu ugira ikintu nkuyemo nuko ntabwo umuco wo kwizigamira mu Rwanda aribwo turimo kuwiga ahubwo habayeho kudohoka bitewe n'ikoranabuhanga rishyashya ryaje cyangwa ibintu bishyashya bidasanzwe ibyo twari dufite kuko arasobanuye ati abahingaga barezaga bagakuramo ibyo babanza kwizigamira mbere yuko batangira kugira ibyo bakoresha n'imbuto bashyiraga muri icyo kigega bivuga ngo uyu munsi nawe ibyo ufata ibya mbere wakabaye ukora nuko banza kwizigamira ibisigaye akaba ibyo utangira gukoresha icyo ni ikintu cy'ingenzi ni isomo dukuye muri twereka yuko ntabwo ari ukuvuga ngo si umuco wacu kwizigamira ahubwo ni umuco wacu tubundarareho yego reka mu buryo bwihuse rero kubera ko iminota yacu itatworoheye utunyuriremo muri make
niba bishoboka ko waduha ingero zifatika z'ahantu haba harigeze gukora ibintu nk'ibi ibigega bimeze nk'ibi kandi bigatanga umusaruro mu bijyanye no kuzamura umubare munini w'abaturage kwiteza imbere. Urakoze, mu by'ukuri ibi bintu ntabwo ari mu Rwanda bibanje, byabaye no mu bindi bihugu byateye imbere, mu bihugu nka Maurice kirano hakurya mu nyanja y'Abahinde, ariko n'ibihugu byateye imbere byose, Ubwongereza, byagiye biba mu bihugu byinshi. Ariko twebwe aho bitangiriye no kuvuga ngo nubwo twari dufite uwo muco wo kuzigama imyaka, wo kuzigama mu buryo bwa gakondo, noneho iki gihe tugezemo ni igihe kijyanye n'icyubu nyine cyo gukoresha amafaranga. Umutungo wacu ni amafaranga. Ubu rero iyo yazigamye, reka nkwereke mu buryo bworoshye, uzi ko igihugu cyacu mu by'ukuri n'ejo bundi ngira ni muri iki cyumweru nyakubahwa Minisitiri w'Imari yavugaga bije mu nteko ishinga amategeko, yerekana ati dore amafaranga azava mu gihugu imbere, dore azava mu yo tuzaguza mu misoro, dore tuzaguza hanze. Ariko buriya kugira ngo ujye kuguza hanze waguza mu gihugu biba byoroshye, kuko hanze hari ibindi badushyiraho bigoranye. Ibyo rero buryo igihugu gifite gishobora kubona hari abantu bizigamiye mu gihugu bashobora kuba baguriza leta imbere mu gihugu nawe amafaranga akajya mu bikorwa byabo bifitiye akamaro b'Abanyarwanda. Niba ari umuhanda wubatse nawe ukawugendamo wumva ko uwawugizemo uruhare, wumva ufite mbese ukuvuga uti ya mafaranga nizigamiye dore iki gikorwa ngerejeho. Kuko hari ibikorwa byinshi leta ikora bigirira akamaro Abanyarwanda muri rusange, ukibaza aho amafaranga yaturutse, ugenda ukibaza ariko se amafaranga leta niyakura mu misoro, ariko none nakwakuguza reka tubareho ngaruka cyane. Amafaranga iyo igihugu gifite amafaranga yazigamwe mu gihugu imbere ashobora kugurizwa leta, yemwe n'ibigo by'imari. Kuko n'abira bigo by'imari abantu bakunze kujya bavuga bati ibigo by'imari birabahenda iyo bagiye gusaba inguzanyo, burya biterwa nuko nabo amafaranga baba bayaguze bakayagura bahenda. Ariko babisanze abantu twese tugiye tuzigama yo dufite amafaranga akashyirwa hamwe, akabyaza umusaruro, akagurizwa leta, akagurizwa ibigo by'imari, ndakubwiza ukuri igihugu cyatera imbere. Waruzi ko iminota yacu ishize yarangiye, byashize se buriya rero iby'iyi minota buriya ariho byari biryoshye, niho byari bitangiye kuryoha. Ariko ibijyanye no kwizigamira no gushora imari ntago bijya birangira. Ndatekereza ko dushingiye ku kuba umvugira mu gutwi none ahambwiye ati iminota irarangiye, numvishije nanjye ntunguwe, nari nzi ko aribwo tugitangira ikiganiro. Gusa tangira nonaha wizigamire, twari busubiremo ya mibare ariko iminota ntabwo iri kutwemerera. Gusa icyo twabasha kukubwira nuko no muri iyo ngengo y'imari ya leta 0.18% by'amafaranga y'ingengo y'imari igera ku 3,800 bazayashyira mu kwizigamira. Nuvuga ngo na leta nayo ubwayo irizigamira. Twara ko ngako nawe bitekereze, niba leta yawe yizigamira wowe uri iki ku buryo utabikora. Reka ngushimire ko wagize amahitamo meza gukurikira iki kiganiro izingiro ry'ubukungu. Iminota yacu ntabwo itworoheye kugira ngo muzatwongera indi minota reka tuzabongera bwana Jonathan, tuzabongera cyane kubera ko iyi ni ingingo ifasha cyane abakurikira izingiro ry'ubukungu kwiteza imbere. Ikiganiro kikabagirira umumaro apana kumva gusa gutega amatwi. Ndatekereza ko tubibasezeranyije. Uyu munsi dusubikiye ahangaha, ariko kugira ngo dutegure iyindi ngingo n'ubundi ijyanye no kuzagufasha mu bijyanye no kwizigamira no gushora imari. Ndi Ruzigayimana Masantura, shimira bwana Jonathan Gater nawe wakomeje gukurikira iki kiganiro. Naho ubutaha. Urakoze.